Marambe babwira ko intambara isenya nyamara itubaka. Bana abaturage bo mu gihugu cya Israel bakuriye imishwaro nyuma y'ibitero bikomeye cyane Irani ibamisheho ibisasu byinshi cyane kubera ko Israel nayo yari yabanje kurasa kuri Irani nayo maze mu kwihorera rero yarashe agace akariko kose mu duce twose tugize igihugu cya Israel. Ubu abaturage bakwiriye imishwaro, abana ndetse n'abagore ntibafite iyo baba ndetse iyo bajya, ngo bamwe mu babonye mu baturage ndetse abandi mu babonye mu butayu bakwiriye imishwaro babuze iyo bakwirwa niyo bajya. Intambara irakomeje mu gihugu cya Irani. Uyu ni umunsi wa ngira ngo ugeze kuri wa gatanu nimba ntibeshye, intambara yo mu gihugu cya Irani itangiye igihuza n'igihugu cya Israel, nyamara kandi ibyo bikaba byihishe inyuma n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abongereza ndetse n'ibindi bihugu bigize G5 cyangwa se G5 nyine bigize G5 byibumbiye mu uwo muryango biharanira cyangwa se byitwa ko biharanira agateka ka muntu. Ni amakuru yo kuri uyu munsi agiye hanze ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2025 avuga ko Perezida Donald Trump yamaze gusinya yemeza yuko noneho bagiye kwinjira mu gihugu cya Israel mu gufasha Israel kugira ngo nayo yivune umwanzi cyangwa se nayo ibone ukuntu yarasa ku gihugu cya Iran, nyuma yuko Iran nayo yatsimbye igatsimbarara ivuga ko igomba kurasa igomba kurasa Israel ndetse ikarasa mu duce twose ititaye ku baturage cyangwa se ko iri kurasa abana. N'intambara ubu ngubu rero yatsinze ikaba yatangijwe n'igihugu cya Israel, ariko ubu noneho Israel ikaba irogreta cyangwa se iri kurogreta bitewe n'uko Irani dore ko n'ubundi bashinja gukora ibitwaro bya kirimbuzi, yikoze iyo byabaga amadrone y'intambara, ibitwaro bya kirimbuzi iri kurasira iwabo bikagwa mu gihugu cya Israel. Noneho byishe abarenga bamaze kubarurwa muri miliyoni 2 z'abaturage bakaba bamaze kuhagwa, amazu yose nakubwira, dore ko ubu ngubu imijyi ikomeye cyane yo mu gihugu cya Israel yamaze kujya hasi myinshi, amatongo ndetse inyubako ndende akaba arizo Iran iri kwibandaho imanura cyangwa se irasaho mu rwego rwo kugira ngo yihorere cyangwa igaragaze ko nayo ifite power. Abaturage rero bagumye gusaba ko iyi ntambara yahagarara, bamwe bakaba batangije imyigaragambyo mu gihugu cya Amerika ndetse no mu bindi bihugu bagiye bari mu cyane abaturage bo mu bihugu bya Israel bavuga bati iyi ntambara kubera ko ngo turi abakristo, abandi bati ni ukubera ko turi abayisilamu niyo mpamvu muri kuturasa. Nyamara ibyo ngibyo mbere yuko tuba ngo abayisilamu cyangwa abakristo mwibuke ko turi abantu. Ni intambara rero abantu bari kwibaza se izarangira gute, ndetse n'ibintu byinshi biri kugarukwaho n'abaturage ngo bakaba babyukiye mu mihanda igiye itandukanye Texas ndetse n'ahandi henshi cyane mu myigaragambyo, nyuma yuko Donald Trump yamaze gusinya ko nawe agiye kwinjira mu ntambara afasha Israel kugira ngo arase mu gihugu cya Iran cyangwa se bivune umwanzi bakoresheje nabo iyakure cyane amadrone arasa intwaro ndetse n'indege zikomeye zirasa kure. Ibisasu bimwe Israel yabashije kubisama, ariko ibindi bikabacika bikagwa mu gihugu bikaba byamaze gusenya. Reka nze mbere ukuntu bimeze rero ubu ngubu Israel yo yamaze gushyiraho ubwirinzi bw'ikirere, ariko bitewe nuko Iran ifite ibitwaro bikomeye cyangwa iri kurasa ibitwaro byinshi, Israel bimwe bikabicika bikagwa mu gihugu cyabo. Ni ibintu bikomeye cyane bihangayikishije ubu ngubu isi. Bamwe mu banyamakuru bakomeye, bamwe mu basesenguzi cyangwa se bamwe mu banyapolitike bakomeye ku isi batangiye kwibaza iyi ntambara iragana he, ese biraza kurangira gute, niki Perezida Donald Trump ari bukore kugira
kugira ngo ino ntambara irangire. Umwe mu baperezida rero bakomeye cyangwa se minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu akaba yavugiye ku kinyamakuru gikomeye cyo mu Bufaransa ababwira ko ubu ngubu noneho intambara aribwo igiye gutangira bitewe nuko ngo Iran itari kumva cyangwa se ngo ishyire intwaro hasi. Rero nabo bakaba bavuga ko bagiye kurasa ku gihugu cya Iran batitaye ibyo nabo bari kubakorera, kubera ko Iran ngo iri kubarasa ikarasa n'abaturage, nabo rero bakaba bavuga bati natwe tugiye kubarasa. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe w'ibihe byose cyangwa se twavuga ko abaye igihe kirekire w'iki gihugu cya Israel, akaba rero yavuze iri jambo nyuma y'uko perezida wa Iran nawe avugiye mu ruhame y'uko batangije intambara. Ibintu byinshi bikomeje kuvugwa, ariko wowe cyo nkwisabira no gukanda hasi subscribe unafungure n'inzogera kugira ngo tujye tuguha amakuru yose agezweho, yaba intambara ya politiki ndetse n'ay'imyidagaduro muri rusange. N'ibintu byinshi tuzajya tukugezaho, wowe icyo nkwisabira no gukanda hasi handitse subscribe. Nje nitwa Mpinga John Peter Sef gakuba ingi ni mupingaji imbaya nimba kandi uri mushya ukanda hasi handitse subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi. Reka nje mbashyiremo video y'ukuntu ubu ngubu turi kuvugana bimeze n'ukuntu abaturage bakuriye imishwaro. Ndaje ngaruke mu masegonda makeya tuvuge n'andi makuru agezweho ndetse n'abandi bayobozi icyo bari kuvugaho. Perezida w'Ubufaransa nawe hari icyo bavuze, ibindi bihugu byinshi ndetse hari icyo byavuzeho. Reka nze tubivuge tubive imuzingo byose, ntujye kure. Wowe ndagushimira wakoze subscribe, ntujye kure, tuzajya tubana nawe umunsi ku wundi. صورت للسيشة القماش حاجة